ariko gaswere nyoko noneho ndakuvuze noneho nkuvuze mbikubye kabiri gaca agashino ka nyoko. Nangiye umunsi mfite ikintu cyitwa agahinda gakomeye ariko gakomeye cyane. Abanyarwanda, ninde wazanye urwango rungana gutya mu bantu, aho umuntu yishimira ibyago by'undi, aho umuntu aba ateze undi mitego, aho umuntu akora ibintu ntago mbizi niba ari social media, ntago mbizi ari amafaranga akoresha abantu, ntago mbizi niba ari urwango, ntago mbizi niba abantu baratumwe, ariko hari ikintu kimaze kuba kinini kibi cyane, aho ubona urwango abantu bamaze kurugira ikintu gikomeye cyane. Ndatanga ingero zirenze imwe, ebyiri, eshatu cyangwa enye. Yago yarabanje asohoka igihugu avuga ko hari abantu bamurwanya, ariko mbere y'uko asohoka igihugu yabanje kwataka abantu, yabanje kujya mu bahanzi, yabanje kujya mu banyamakuru bagenzi be, yabanje kuvuga amagambo mabi kugera naho atangirwa ibirego n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenza ibyaha, ruvuga ko ubwarwo rwamuhamagaye kubera ibirego byinshi yari amaze gutangirwa, byinshi urwego rwavuga ko birimo n'ingengabitekerezo, ari nacyo kintu gikuru cyatumye asohoka igihugu. Birakomeza, mukomeze mwumve. Theo gaca agashino ka nyoko. Ntabwo nshaka kuvuga kuri Theo wasohotse uyu munsi, ntabwo nshaka kugaragaza ko ariyo mpamvu nyamukuru ngira ngo tuganire, ariko mumbwire urubyiruko rw'u Rwanda, kuko bano ba Gasuku, ba Theo, ba Yago n'abandi banyamakuru bano ba Bosco Empire bari mu ntambara zikomeye cyane na Pastor Claude. Numvise abantu bamwita ngo ni Sebe Radio, ba Magashi. Harimo ikintu kibi cyane mu rubyiruko rw'u Rwanda, harimo ikintu kibi cyane kuri social media z'u Rwanda, hariho ikintu kiri gukura kibi cy'urwango, kwishimira umubabaro w'undi muntu wamubayeho, kandi abantu bakaba bameze nk'aho bateganya iminsi. Umuntu akavuga ikintu cy'umubabaro we, abantu bakaba bari bamutegereje, ukabona bose bahise bamwataka. Abantu bamwe bakibaza, ese waba ari wo murongo mushya waba uri gutangwa mu gihugu, cyangwa urubyiruko cyangwa se abantu bakora itangazamakuru mu Rwanda bamaze kujya hasi cyane, bamaze kugira imyumvire mibi cyane, ku buryo iyi social media iri kuzamuka ku rwego rw'isi ishobora kubananira kuyijera, bikarangira bibyaye urwango rukomeye cyane. Reka dukomeze twumve, turaza no kugaruka ku bya Shabibu, turaza no kugaruka ku bya Yago, turaza no kugaruka ku byabibanjirije, ndetse na Theo ukwezi wamaze gusohoka igihugu. Abari mu ntoki mureke rero ndashira naho ngiye kubaho kuri uko kuri, ngiye kubabwiza ukuri.
nimba bwiza ukuri nkamwumvisha sitasiyo yanjye munaza kurushaho kumva, kandi ntabwo ari ibintu byose ndibuze kubabwira. Ntabwo bamvuga nabi ibintangaza kubera ko bene aba bagome bafite abakozi benshi, bafite abapagasi bakorera mu mirimo itandukanye, babona nk'abantu babagirira neza bakoresheje wenda ko babatunze, ko babaha amafaranga. Umugani wa Mahatma Gandhi na Thomas Sankara yarabivuze, ndetse na Jules Nyerere abisubiramo ngo ugutunze, babivuze mu nyito zitandukanye, ariko bivuze ku kintu kimwe cy'uko ugutunze gutegeka no gutekereza. Sinkuvuze si byo washakaga, gaca agashino ka nyoko. Wabyibaza Theo arasohotse, Gasuku ahise amwataka, Yago arasohotse ahise avuga ko hari abantu mu gihugu bamugendaho, bamurwanya, batamwifuriza neza. Godfather akandagiye kuri file, Dumba ahita amuvaho, DJ Brian Amuta ahita amuvaho, umugore wa Kimenyi ahise amuvaho, hahise haza ikintu cy'ikoraniro ku mbuga nkoranyambaga zamagana Godfather. Nyamara mu minsi itarenza iminsi 30 bose bari bamwe basenyera umugozi umwe, basaba amakoyine, bavuga akarengane, bavuga ibibazo by'abantu bibera kuri social media. Uwo murongo ninde uri kuyobora? Uwo murongo birangira uteye abantu agahinda n'amarira. Uwo murongo urubyiruko rw'u Rwanda rwaba ruri kugana he? Mu buryo bworoshye, politike n'ubumenyi bwo kuyobora abantu no gufata ibyemezo bibareba, ikaba ikubiyemo gushyiraho no gukurikiza amategeko, guhitamo abayobozi, gucunga umutungo w'igihugu, kurengera umutekano n'uburenganzira bw'abaturage. Ariko baje kwisanga bari kumwe na se na nyina. Ndibuka ijambo rya mbere kubera ko abana banjye dukunda kujokinga, narababwiye nti do you know what, you are kidnapped by your own father. Narababwiye nti mushimuswe na so. Ahangaha turi ntabwo ari mu Rwanda. Nyuma y'urugendo rurerure my friend, n'inzira y'inzitane igoranye cyane, irimo ibibazo byinshi nashaka kubarondorera. Niba hari igitekerezo cyo guhindura imiterere y'isi wigeze kugira? Aba bantu akenshi tunavuga ngo n'abantu bakontributinga mu iterambere ry'igihugu, baba ari abagome babicanyi, mu buryo buri direct n'uburendirect. Uri direct bwo ndaza kubusobanura mu buryo bwihariye, ariko uburendirect niyo ugiye kureba, uzi izi nzoga zitwa ibyuma bazishe, uzi urubyiruko zirimbuye hano hanze, uzi abantu byose nibyo cyavugaho cyane. Aba ari abantu usanga, nigeze kubaha urugero rw'umuntu bita El Chapo Guzman, uzabishobora zasacinge kuri Google, asacinge El Chapo Guzman. Yari umuntu ugendera ku bikorwa by'ibiyobyabwenge, agenda akazafata miliyoni nka 50 z'amadolari akajya gufasha abakene. Ugasanga mu by'ukuri abakene ari gufasha ni nka 10% cyabo yiciye ubuzima, kubera ko ibyo biyobyabwenge biba byaragiye biyayura umutwe w'abantu benshi, bamugana abarundi ibintu biyayura umutwe. Barangiza nyuma rero bakazaza kuvuga ngo twatanze inkunga, twashyigikiye amagare. Aba bantu ntabwo babikora ku bw'ineza. Ni nayo mpamvu abantu benshi bakomeje kugendekera ama message bambwira ngo turi kumva kuri social media hariho inkuru zivuga ko wahunze, kandi se biradiyo yaravuze ko yambonye Rusororo, ndetse Rusororo nawe narahungiye. Ariko mujye munabanza munashishoza, iyo umuntu abeshya ikintu nk'iki ubundi abagamije iki, aba ari muntu iki? Mureke rero ndaje nawe ngiye kubaho kuri uko kuri, ngiye kubabwiza ukuri. Nimba bwiza ukuri nkamwumvisha sitasiyo yanjye munaza kurushaho kumva, kandi ntabwo ari ibintu byose ndibuze kubabwira. Ntabwo bamvuga nabi ibintangaza kubera ko bene aba bagome bafite abakozi benshi, bafite abapagasi bakorera mu mirimo itandukanye, babona nk'abantu babagirira neza,
bakoresheje wenda ko babatunze, ko babaha amafaranga. Umugani wa Mahatma Gandhi na Thomas Sankara yarabivuze, ndetse na Jules Nyerere abisubiramo ngo ugutunze, babivuze mu nyito zitandukanye, ariko bihuriza ku kintu kimwe cy'uko ugutunze gutegeka no gutekereza. Bamwe muri bano bantu mu bigaragara baba bagaragaza ko bari pro government, abandi babaye ibigarasha, abandi badakunda igihugu, abandi bagiye kubera yuko n'ubundi byari bibayobeye, abandi bari basanzwe n'ubundi baregetse, abandi bakavuga bati twebwe nta muntu wadukoraho, twebwe n'ubusanzwe twebwe turakomeye, twebwe ababyeyi bacu bitangiye igihugu, n'ubundi se njye nakoze iki? Ugasanga ari na propagande ziba ziri around zivuga ngo abantu bamwe nibagaruke, zikavuga ko abandi bahera ishyanga, zivuga yuko bamwe nta kintu bakoze ariko abandi baciye nk'amabere. Ukibaza uyu murongo urubyiruko ruri gufata, uyu murongo abanyarwanda bari gufata, ubundi ujya utekereza ko ishyirezo ryawo ryabiriye, ujya utekereza yuko ari nde wabishyiraho akarongo. Abantu baba batekereza ko ejo hazaza h'imiryango yabo izabibaho gute. Social media zo mu Rwanda zamaze kuba ikindi kibazo. Abantu bataka Abarundi, bataka Abakongomani, bigize abasesenguzi, bavuga iby'Ubugande, bavuga ibya Tanzania, ariko ubu turi muri kino gihe, ariko ejo abana bazavuka n'abandi bazavuka, none se tuzabaho muri runo rwango rukuru umunsi ku munsi, rwataka umuntu ku munsi ku munsi, rushinja abantu ibyaha ku munsi ku munsi. Ubu Yago ari kuvuga ko DJ Brian acuruza kokayine, ikiyobyabwenge gikomeye ku isi Amerika iri guhangana nacyo kubera abantu bava mu bihugu bituranye na Amerika. Ari gushinja abantu amarozi. Wibuke mbere yuko asohoka igihugu yashinjaga abantu ngo bafite ingengabitekerezo, abantu bla 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 bla, ababyeyi babo bakoze ibi. Mukurikire mwumve, ntabwo mvuga ibintu bidafite fact. Muri ndahabi koko so nakona kwita nabi, wowe muri ndahabi, wowe wihakana so, wihakana so, so ni inkora amaraso, so yakoze jenoside akora abatutsi. Urumva ahamwa n'icyaha, arafungwa, igifungo cyarakirangiza, ariko wihakana wowe muri ndahabi, so yitwa muri ndahabi, nawe yakwise muri ndahabi, kandi ko kuri muri ndahabi. Ubwo sibyo nabyo tubizane, ni iki murimo gukorera igihugu uretse kuba ababyeyi banyu barahekuye igihugu, n'uyu munsi mukaba mushaka natwe mukaba mushaka kutwica nabi munyuze kuri kumbuga nkoranyambaga zanyu. Warangiza ugakora live, warangiza ukajyara mu kiganiro ngo MI Chopa niba ari Wati Chopa, kibyo wabonywa byose, ariko mugira imitima yanduye. Wowe Irene, wowe muri ndahabi, uri muri ndahabi koko. Ibintu bimwe hari nubwo abantu biherera bakarira, hari nubwo abantu biherera bakagira agahinda gakabije. Yago yari umunyamakuru mwiza, uvuga inkuru, ujya mu byaraga agasura abantu, ariko ubu kuri social media hari propagande z'uko bagomba kumuzana, ko nta kintu kibi yakoze, rumva ko nta cyaha yakoze. Theo wasohotse igihugu adafite icyaha, abantu bari kuvuga ko yari inyangarwanda, nta kintu yari amariye igihugu, ahubwo yari umwanzi w'igihugu. Ariko reka twirengagize ibyabaye byose. Ari Yago, ari Theo, ari Bosco Empire, ari Pastor Claude,
ari Godfather, ari Badumba, ari Yampano, ari Magashi, bose ni abana b'igihugu, ni abana b'abanyarwanda. Ntarirarenga, bamwe babikoreshejwe no gushaka amafaranga, abandi babikoreshwa n'ubujiji, abandi babikoreshwa no kutamenya. Ni nayo mpamvu leta ibaho ikareba ikintu ikavuga ngo ariko ikintu ko cyarengeranye, iki kintu ko abantu bari kukigwamo, ariko muri analize ya leta bakabona ari ubujiji. Aba bantu nta kindi kintu twabakorera, bakicara bakabagarura, bakabasuzuma, bakabahuza. Niba ari Theo uvuga ko afite ikibazo cy'umutekano, abantu bakabyinjiramo, ukazungu jini bakamuha warning, uyago akagaruka mu gihugu agasaba imbabazi abantu bose yatatse, akabashinja ko ababyeyi babo bakoze jenoside. Aba bagasuku bakaza bose bakabihaniza, bakababwira yuko ibintu barimo atari byo, bagafata aba ba Godfather bakababwira ko ibyo bihaye byo kwigira nk'abayobozi b'imbuga nkoranyambaga, bagafata Badumba bakababwira yuko nubwo bakora kuri social media, bakora ibijyanye na showbiz cyangwa se bakora ibiganiro bihuza abantu, ariko ntibajye bihagarika nk'aho ari abantu bahagarariye ikintu icyo ari cyo cyose mu gihugu, bakabihaniza, amahoro agataha. Aba bajeni kuko at the end of time bose bari beza. Uyu Yago yari mwiza mu gihugu, ntawe wamwibagirwa kuri TV10, ntawamwibagirwa ibiganiro yakoraga, ari kumwe n'aba Melody, ari kumwe n'aba bugabo bugufi ya butoya. Aba batipe bose bari abantu batagomba kuva muri sosiyete, bisanze bakandagiye cyangwa se bashose ipoto. Bano ba Bosco Empire ni abantu batoya bataragera n'imyaka 30. Rero uyu mwiryane uhari, ntekereza ko sinzi niba ari minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda, nawe abantu bamwe bavuga ko batamuvugaho rumwe, sinzi niba ari minisitiri w'urubyiruko, ariko ahangaha ni umuzigo igihugu kigomba kwikorera kugira ngo bano bana bose babeho neza. Kuko niba Yago ari kuyagara muri Uganda, Bosco Empire akaba ari kuyagara muri Uganda, Theo nawe yageze mu kindi gihugu tutazi. Kubyumva Gasuku amaze igihe adataha kubera yuko yavuze amagambo menshi mabi kuri Scovia, hari igihe nawe yahamagazwa akanafungwa. Dumba amaze igihe ataza mu Rwanda kubera yuko hari inkuru zavuzwe zo kuri ba Yampano n'ibindi bintu by'amashusho y'urukozashoni byari rumazi. Godfather ari kwatakwa umunsi ku munsi. Ntekereza ko hakenewe ikintu gishyira bano bantu hamwe, kuko bose ni abahanga kandi nta kintu bari gupfa, kandi n'abari guhunga bose bari guhunga ibintu bidasobanutse utanamenye n'ibyo ari byo. Njyewe sininda mu magambo, nduwusaba nasaba ko ababishinzwe babiha akaboko, bagira ikintu babikoraho mbere y'uko amazi arenga inkombe. Murakoze.